inema yayo urugo rushya mugiye gushinga. Iyo mpamvu rero twese abateraniye hano tugiye kumva ijambo ry'Imana ritwibutsa ko gushyingirwa gutagatifu, gushyingirwa gikristo ari isezerano ry'abashakanye rishushanya isezerano rishya kandi rizahora iteka Kristo agirana na Kiliziya ye. Bityo rero dukore umutambagiro tugana altari ntagatifu.
w'intangarugero kandi inyangamugayo urega rw'abana ba kiliziya, umuryango w'Imana w'isezerano rishya. Nyamara mu bihe bishize waranzwe no gutatira icyo gihango nyamara mu bihe bishize waranzwe no gutatira icyo gihango, uhitamo kugendera mu mwijima, witandukanya n'amizero dufite muri Yesu Kristo. Dushimiye Imana yaguhaye urumuri ugasobanukirwa ugomba kugaruka mu nzira nziza, mukiyunga n'Imana na Kiliziya wabahagarikiye. None urugendo rwo kwihana no kwivugurura watangiye rukaba rukugejeje mu byishimo by'uyu munsi utazibagirana mu mateka y'ukubaho kwawe. Mbere rero yuko ukomorerwa amasakaramentu wari warifungiye cyangwa warafungiwe, banza usubire mu masezerano y'abatisimu mbere y'imbaga y'abakristo. Wanze shitani imigenzereze yayo yose n'ibyo iduhendesha byose, wemera Imana Data ushobora byose wari mu ijuru n'isi uramwemera, wemera na Yesu Kristo umwana w'ikinege n'umwana wacu wabyawe Bikira Mariya, akabara agapfa agahabwa akazuka ava mu bapfuye, none akaba yicaye iburyo bwa So wamwemera, wemera Roho Mutagatifu na Kiliziya Gatolika ntagatifu n'ubumwe bw'abatagatifujwe, nuko ibyaha babikizwa n'izuka ry'imibiri yacu n'ubugingo buzaba iteka uramwemera. Nuko rero Imana ishobora byose izaba Nyagasani Yesu Kristo ni kube hafi ubashe guhamya imirimo mu ngeso nziza zishingiye ku ivanjiri no kuri aya masezerano y'abatisimu maze gusubiramo mbere y'ikoraniro. Muvandimwe, sinshidikanya ko waje hano kubera ukwemera, kwizera n'urukundo ufite Yesu Kristo umukiza wa twese. Iyo migenzo myiza niyo yatumye wiyemeza guhinduka burundu ukareka kugengwa n'ingeso mbi kimwe no guhunga Imana. Ubwo rero wiyemeje kwigarukira n'umutima utaryarya, ngaho wowe n'umubyeyi wawe nimuvugira hamwe isengesho ryo gucura ibyaha. Kandi uzakoresha Yesu Kristo n'amahoro. Dawe mwiza, sinshaka gusubira, ndashaka kuba wawe. Mu izina rya Kiliziya Gatolika umuryango w'Imana gukomoreye amasakaramentu wari warafungiwe cyangwa warifungiye, guhera ubu urihatire gukurikiza amategeko y'Imana n'aya Kiliziya kugira ngo uzagire ubugingo bw'iteka. Amina. Muhe amashyi menshi mu nduru. Nagira ngo rero umushimire umwegere
imitima yanyu byerekeye isezerano mwifuje kugana bakoresha amikoro muje gusezerana ubwami butarimo agahato gaturuka ku bandi oya ni ku bwacu gufata mikoro ni ku bwacu guhereza umushinga wawe ni ku bwacu ni ku bwacu. murashaka gusezerana gikristo muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana. Ildefonsi na Alexia murabizi? Turabizi. muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose Imana ibahaye kandi bakabarera gikristo. Ildefonsi na Alexia murabizi? muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe bateze kubyara cyangwa bari mu byaro. Ildefonsi na Alexia murabizi? ubwo mwifuje kugana isezerano ry'ubushyinguro butagatifu nimuhane ibiganza maze imbere y'Imana na Kiliziya umwe abwire undi isezerano rye. Njyewe ndahayo Ildefonsi ko wowe nemeye ko wowe Byukusenge Alexia umbera umugore kandi ngusezeranije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba waba muzima cyangwa urwaye ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera ugupfa. Njyewe Byukusenge Alexia nemeye ko wowe ndahayo Ildefonsi umbera umugabo kandi ngusezeranije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba waba uri muzima cyangwa urwaye ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Imana y'ubuntu budashira imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero uzihe umugisha wawe kugira ngo abagiye kuzambara bahore bakora ugushaka kwawe bagume mu mahoro yawe maze bazabane iteka bakundana kubwa Yesu Kristo umwami wacu.
byukusenge Alexia, akira iyi mpeta mwambitse, ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. wowe Ndahari Defonse, akira impeta wanditse, ni ikimenyetso cy'urukundo ngukunda, ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. bavandimwe mumaze gushyingiranwa, mwabaye umwe, none rero muzakundane nk'uko Kristo yakunze kiliziya ye, nk'uko twabigarutse mu masomo atagatifu. Nagira ngo rero muce bugufi kuri iyi misego, noneho muvugire hamwe iri sengesho. Nyagasani Turaguhamagarira ishyingiranwa, gushinga urugo, duhe inema yo kubaka urukundo rwawe, tuzakirane umutima mwiza abazatugendera bose, kandi uzabe uburuhukiro bw'abafite intimba, dutoze gufatanya, tujye imbere dushyingirwe nawe, dutoze gukora ugushaka kwawe iminsi yose y'ubuzima bwacu, dutoze kukugisha inama no kukwisunga mu migambi yacu, dutoze kugutura ibyishimo byacu n'amagara yacu, dutoze gufasha abana uzaduha kukuyoboka, maze rero Nyagasani, wowe rukundo ruzima, tugushimiye urukundo waduhaye, kandi tugusabye kurudukomereza. Amen. nagira ngo marebe igiye ku ruhande na pare hano.
bagera imbere rwose muzamura amaboko basuhuze mugende mwegere. bagarukira aho ngaho noneho nagira ngo bagere hariya ababyeyi batusi basigayeyo noneho bo bazanye umwana wabo baza bagakirisha ibyo nashaka ko ababyeyi basigariye.
muzaba mwaragorotse umunsi umwe zizabakirane ibyishimo zizabakirane ishimwe mu ngoro y'uhoraho y'Imana. Namwe mwese abateraniye hano ushobora byose nabaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyane amahoro n'ibyishimo byawe